uru ni urutonde rw'akazi ukora, ariko ako kazi ukora kakazatuma uhora iteka ryose uhora uri umukene kandi ukazakena ubuzima bwawe bwose kandi nta musi usiba mu kazi. Abantu benshi batekereza yuko ubukire cyangwa se ubukene aribwo buzana ubunebwe. Oya, uraza gusanga urebe abakire benshi cyangwa se abakene benshi ari abantu bakora kandi bagahera ku wa mbere bari gukora cyane, n'ubundi ntibitume unakira. Ntabwo ari uko rero abo bantu badakora, ahubwo ibyo byose byikoremo. Nta mukire w'umunebwe. Ubu muri iki kinyejana abakene ba mbere ni abakora cyane, si uko udafite imbaraga cyangwa se ibijyanye n'iki. Oya, ukaba ufite akazi aho ukwiye guceginga cyane ko uri gusavinga imibereho. Abakire rero ntabwo bazigera bakubwira ngo ntabwo uzigera ukira, ntabwo uzigera ugira gutya na gutya, uzakomeza uri umukene. Uretse ko nitwa Ndinari TV, ibyo byose ngiye kugenda mbikugezaho gatanu ukande. Ngiye kujya mbiguhereza gatanu ukande. Tugiye kujya kurebera utuzi tugeze muri 15 uzakora, ariko nanone wadukora cyangwa se wadukora ntuhindura utwo tuzi ugakomeza uri umukene rwose, ugakomeza ugakora ariko ntunatera imbere. Tudatinze rero reka nkubwire akazi ka mbere utakira ugikora ku kazi. Wibuke neza ko wakanze subscribe cyangwa like. Akazi ka mbere dusanga ku mwanya wa mbere ni ugukora nk'umuntu ufasha abandi bantu mu maduka. Ugasanga umuntu afite amaduka menshi ariko uri kumufasha, uri gufasha nyiri duka. Swat urimo uramanura imyenda, urimo urazana amakarito, urimo urazana ibiki mu maduka, urabyumva cyane. Cyangwa se ibindi urakora muri alimentation runaka, ukora muri gufasha runaka babona ibindi bintu, cyangwa se n'ubundi ukabona uri muri company runaka, akazi kawe uri umufasha runaka. Icyo kintu ni ikintu ugomba kwitondera cyane, kuko ni akazi kakwishyurira ibintu by'ibanze. Ukabaho ukagurisha rimwe na rimwe ukabona tipu. Ariko kimwe na kimwe nuko uzasanga company irimo irakira ariko umushahara wawe ntabwo urimo uragenda uzamuka, nta kintu na kimwe uri kugenda uzamuka. Ugasanga ukoze imyaka 2 cyangwa 5 ariko umushahara wawe wongeye 2,000 cyangwa se 10,000. Reka nkubwire, nta hantu wakunguka habe na gato. Ni gute rero wenguka bashyiraho 10,000 cyangwa se 2,000? Ibyo byose uzakomeza ubyibazeho, ariko uzakomeza ubu umukozi mwiza. Ntabwo bazigera bagukura kuri ako kazi, ahubwo uzakomeza kuba muri ibyo ngibyo. Ukomeze kuba muri superimarisha, uri umukashiya, uri gufasha kubona abantu, uri guspendinga amasaha 10 ku kazi. Ibyo byose uri kubireba nyine ukabona uri kwinjiza amafaranga menshi cyane mu mibereho urimo urakora, ari kwinjiriza uri gukorera, ariko wowe nujya guhembwa ubona uri guhemba amafaranga make cyane. Icyo ni ikintu utazigera umenya ikintu cyangwa se utazigera usobanukirwa. Icyo gihe uzaba uri gutakaza igihe cyawe ku mafaranga atazatuma uri umukire. Gakore vuba ushake igishoro, ujye gushaka ibindi bizagukiza, kuko ako ngako ko ntago wakwigishingikirizaho. Ntabwo abana bawe baziga kubera ko kazi. Ushobora kuba bakwiga bakarangiza, ariko nawe icyo ukazabaraga kuba abakozi batazigira babona ubuzima bwiza, cyane ko igishoro bizaba byagoranye kugira ngo ntago nkubujije kugakora, ariko gakore ugamije gukora vuba kugira ngo nawe ugire icyo ugeraho. Vuga ngo ndashaka guhinduka, ndashaka kuva hondi. Akazi ka kabiri n'ubundi ni akazi uzakora ni ugusanga uri gukora mu gikoni cy'abakire, ukaba uri gukora mu bikoni byabo bakwishyura umushahara wa buri kwezi. Business ari yabo. Ibi ni ibintu rimwe na rimwe abantu batamenya, kuko turatuzi ikintu tugukora ni kimwe. Uragenda ukaba busy cyane ugakora cyane, ariko nanone ukabona uri murata igihe kinini gikomeye mu gikoni, uri murabira ibyuya, uri murapaking, igitutu kikuriho ni wewe gusa. Ntibagusige n'isegonda na rimwe zo kwitekerezaho. Rimwe na rimwe ukumva wananiwe, wajya kuryama ukitura nk'igitejo mu gitondo bugacya utekereza akazi. Ugasanga amezi 2 3 arashize nta mwanya urabona kwitekerezaho, nta mwanya uratakiriza kwa zaza wawe, urutekereza ku kazi. Abose baba babizi, bagushyira igitutu kugira ngo utazigera utekereza akazi kawe. Uzajya uhora wicaye mu bikoni ukorera abandi bantu winjiza amamiliyoni, ariko ku kwezi bakwishyurira amafaranga ari buze kuza gutuma ubaho. Utubazo twawe tubone turakemutse ku buryo uzajya ubona uri umukozi wabo.
rero reka mbabwire mutekereze uburyo ki gakora ku kazi ariko uvuga uti reka ntihereze intego mvuge ngo igihe runaka ngomba kuzakavamo sinzongera kugakora kuko aba babosi bwoza ku gitutu bakubwira ngo komeza ukore umuntu warushye cyane ntabwo ajya abasha gutekereza cyane. Byaba byiza rero kugira ngo umenye neza ko nimba ugize kugira amahirwe ukabona wumvishe kino kiganiro ukora akazi ko mu gikoni cyangwa se ukora muri biriya bintu bya fast food kandi iyo business atari yawe, wige gusevinga. Iga gusevinga amafaranga urimo urakorera, uvuga ati amafaranga ndi gukorera nimara kubona ahagije nzagasezera ubundi njye gukora kandi kazi kazanyinjiriza amafaranga. Uko niko kuri kuzuye, ukuri kuraryana urimo urabyumva, nutabyumva uzagakora uzasaza ukikarimo kubera ko utari guhindura imyumvire yawe cyangwa se usaze udafite imbaraga zo gukora ibyawe, uri guhembwa ku dufaranga dukeye. Umubosi yarakwirukanye usigaye umukorera ushaje, asigaye abona ko nta kintu ufite nta bwenge ufite. Tekereza utangire usevinge, utekereza ahazaza hawe. Akazi ka gatatu buriya katakugira umumiliyoneri katagukiza ni ukuba umuntu ukora delivery muri kampani z'abandi. Ibi bintu byumve neza kubera yuko niwitegereza kano kazi ni akazi gashobora kuba wenda amafaranga urya ukanywa ukambara, ariko mu by'ukuri ayo mafaranga mu by'ukuri n'ayo matipu ubona bikaza ko ari byo bintu byaguhumya amaso bigatuma utatekereza. Uzajya uhora utekereza urwana n'igihe umutwe washyushye ndava hano njye hariya, uguhora nyine uri kuri pressure yo kuvanga abantu bagezeho ibintu byabo ku gihe cya nyacyo. Ariko ku gihe cya nyacyo usanga ikigora mu mutwe ari ibintu byo guhora utekereza akazi gusa utabasha kwitekerezaho. Hanga uzajya usanga uri gukora cyane, uri murinjiriza abakire ntabwo uri murinjiriza. Uraza gusanga maintenance ikinyabiziga cyawe nimba ari icyawe nimba ari icya company usange ni ibibazo ufite kandi ibyo bibazo bitakungukira. Wakaba ugira ibibazo ariko bikungukira, ariko niba ufite ibibazo bitakungukira ndagira ngo nkubwire ko icyo gihe ufite ikibazo gikomeye cyane. Tangira wige gutekereza, kugira ibibazo no kugira ibitekerezo bikungukira. Ibindi biri kure ibyo bireke ntago ari ibyawe, binabitekerezaho cyangwa se ubite umwanya munini. Ahangaha iyo bikomeje kuba menya yuko utari kubaka hazaza hawe, urimo urubaka hazaza hundi muntu. Wicyo umuntu uri gukora ku isi wambaye umubiri wawe, wambaye n'imyambaro ya kampani yose, cyangwa se ufite moto yawe cyangwa se igare ryawe, nta kindi bivuze yuko uriho kubw'abandi ntabwo uriho ku bwawe. Ako kazi gakore kugira ngo ubone icyo wita utaye cyangwa se ubone capital, hanyuma utangire ibyo ubasha gukora biri imbere. Ibindi byagustressa biri ku mutwe wawe. Nimba utekereje ibintu bikakuvuna, bitekereza ari ibyawe. Uvuga ngo izi ni inyungu zanjye zisi za bosi, ariko uvuga ngo winjije duke, uvuga ngo ni duke twanjye si duke twa bosi. Wikunda amafaranga ya bosi ahubwo kunda amafaranga yawe. Hagacira ifaranga ryawe, hagacira ifaranga rya bosi. Uko bosi namara kugukoresha ejo azakwirukana utawusigara uri imbwa. Hagaciro rero amafaranga yawe, hagacira igihe ufite ntabwo ari cyo kubaka igihe cy'abandi. Ikizagutangaza ni uko umara kugera mu byawe ukabona ko igihe biri kubyara umusaruro, uzatangira kuvuga ngo kare kose narindi he, kuki namenyera ibanga, kuki nataye umwanya, kuki nagakwiye kuba narahataye umwanya. Icyo gitekerezo uzakigera kandi ushobora kuzabyishyurira. Akazi ka kane ko katakugira umumaro ni ukuba umusekirite cyangwa se security guard. Ushobora gusanga uri gutanga ibitambo byinshi cyane, ukaba uri maso, ubuzima bwawe buri tari kugenda neza, cyangwa se rimwe na rimwe bakaba bakwica kugira ngo umukire umwe n'umwe cyangwa se kampani imwe n'imwe ibaho. Ibyo si mbyanze. Kugira ngo utere imbere birasaba gukorera abantu kugira ngo ubone igishoro, ariko wowe ubaka ibyawe. Wirirwa ukanuye amaso utekereje yuko abajura bataza, ariko uri gutanga ibitambo bikomeye cyane ku mafaranga y'abandi, ariko wowe ubukungu bwawe nabwo ahazaza hawe ibyo urwanira biri hehe? Ahazaza h'abana bawe bahari hehe? Abakire wirirwa urindira umutekano, abafite abana biga mu mahanga, ubu ngubu wavuga yuko waba ugeze kuki? Yego ni byiza ko uri kubakorera, ariko se abana bawe bari kwiga hehe? Ese bari kwiga ahubwo cyangwa se bari kubona ubumenyi bakwiriye kuba babona?
ese nibarangiza ntabwo bazabura cyangwa se ntibazaba nkawe bakajya gukora igisekirite gikore ntacyo, kuko biguhe gupanga imipango ivuga ngo ibi ngiye kubikora ino myaka iyi n'iyi n'iyi, ino myaka nigira nzahita ndekeraho nshaka ibindi bintu nabarizwamo. Ikintu kibabaje kandi gitangaje ni uko umuntu uri kurinda umutekano aryama neza kandi agasinzira, kandi wowe urarara amajoro uri kubireba, ufite ubukene. Abazagukomokaho be careful, witonde ujyane ibintu gakeya, nutareba neza imyaka izagusiga, kandi nanone nigusiga uzasaza ntacyo ugejejeho, n'abana bawe ari uko nguko bameze. Abantu nka gatanu cyangwa se utuzi twa gatanu tutakugira umukire ni ugukora muri call center. Ahangaha uzamara igihe kinini ukemura ibibazo by'abantu, ariko nabyo ntibizigera bikugeza kure. Uzatunga ibibazo by'abantu bikemure bishime, ariko ibyawe nta muntu uzigera ubikemura. Iki kintu cyumve neza. Ahangaha uzajya usanga iteka ryose usiragoringa no kwishyura bize, ubukode bwabaye ikibazo, nta madeni, hano hose usanga ni ibibazo byinshi. Icyo ni ikintu ukwiye kwitekerezaho cyane. Uzajya wakira 150 ku munsi telefone, kandi zose uzakire ubafashe. Izo telefone 150 ku munsi zakugira igisenzegeri, bizagusaba kubanza kuruhuka, ntago bizaguha umwanya, ariko amafaranga uzabikuramo ntago azigera aguhereza kugira ngo utekereze ejo n'ejo bundi, utekereze neza. Uzajya uhora muri icyo kintu, uzajya uhora muri iyo circulation. Reba neza ari muri gukora muri call center, urazinduka ukora amashifti ariko bikugore, ariko byibuze uri murasendinga. Ntago ari akazi ko kuguma iteka ryose, ntago ari akazi ko gusaziramo, ako ni akazi ko gukora kugira ngo gaguhindurire ubuzima. Rimbo hari agafashe nk'akazi ko gusaziramo, ndakukomeje ndakubwiye ngo ahazaza hawe hazaba habaye nabi cyane. Akazi ka gatandatu katakurenza umutaru ni ukuba wa muntu uri waitress. Aka ni akazi kagusaba kuba uzi kumwenyura, kagusaba ku buryo nubwo waba utazi kumwenyura ugomba kumwenyura, nubwo waba ufite ibibazo mu rugo rwawe ukicisha bugufi cyane, kandi ugaha agaciro buri muntu wese. Bakunzi banjye mwese, Imana ibamugisha, ndashimira cyane mbikuye ku mutima. Utarakora subscribe ikaze uyikore, utazabura ibindi biganiro bya